wowe ntiwahombeye iwanyu, uri igihombo cy'umuryango. Nyine mu rugo urangije kwiga, werekeje i Kigali, ubabeshye ko ufite imirimo ya danje, bazi ko uri umukozi bro, bazi ko uri umukozi wa danje. Ariko ibintu wababeshye ko ukora, wababwiye ko ukora muri restaurant, yego barabyemera, ariko nyamara ikiyede kirakwishe, inzu etage yuzuye kwa mu Rwanda Shyaka, niyo kwa Mutsinda Shyaka Kimironko urayizi, wayikozeho. Etage yuzuye kwa Nyamvumba hari ya Kinyinya urayizi, wayikozeho. Nyine wagira ngo ni wowe utanga ibyangombwa bya UPI cyangwa niwe wemerera abantu imyubakire, ukabwira ngo ahantu haremeye muhubake. Ama etage yose mu gihugu warayazengurutse, ariko uracyari kwa Randi Road, inzu nabamo n'umucanga uravunguka. Nyine ntiwahombeye umuryango, makohereze bazi ko uzabacungura, ariko birangiye ugiye gucungurwa. Nyine nturi igihombo cy'umuryango. Gerageza ureke kubeshya iwanyu, sibyo? Niba uje imirimo ikanga, vuga ngo ngiye nikoreye ikiyede cyangwa nkora ubukarani mu mujyi wa Kigali, ubuzima bwarande. Wenda ubyimenyere na famille, yego natwe tuzakubona, inshuti n'abavandimwe tuzakunyuraho, ariko wigomeza guhombera umuryango ubeshya ibikorwa ubamo, cyangwa ubeshya ko hari ikintu ukora nyamara udakora. Nibyo watangiye ubabwira ngo urasevinga, sibyo? Ubabwira ko sevinga, ngo mama ngo ufite itsinda ubamo, ngo mama muragera ayo mafaranga usevinga aribwa na Nyiramivumbi, bajyaga bavuga itwara ibintu muri Nyirarunonko, aribwa na Nuza n'inzige ko arizo zazaga ngo zikaryagagura zikagenda. Aya mafaranga usevinga ajyahe? Ko wavuze mu rugo ko usevinga, ibyo wasevinze byagiye he? Reka guhombera umuryango, vugisha ukuri. Nawe mbabara wandika umuntu muri comment uzi ubeshya pe, akabeshya famille ibintu yagezeho, akabibwira ukuntu ubuzima buri kugenda. Ntaba ari njye, andika muri comment.